hagati mu kibuga umutoza ari gutegura mediane ikomeye cyane byitezwe ko ngo ntabwo bafitiye Gasogi ku buryo yakinisha abakaseri babiri ekipe yatinye pressinga amanuramo ngo azajya amanuramo Gasongo Ngendahimana Eric na Majaliwa imbere yabo gato Ruvumbu ariko ngo ya match itamuteye ubwo akeneye kuyobora umukino ni umukaseri umwe witwa Majaliwa Aruna Musa imbere ye Ruvumbu na mvuye kure Emmanuel Murundi bita Manu mediane nyerera gutya banyereza umupira mediane ifite fluidité okay reka masonire ngiye numva cyarabo bagure icyo umunyamakuru ari kuvuga ngiye kubasemurira direct tubahaye ikaze kuri Azuru TV turi ku kibuga cy'indege cya Mogadishu ekipe ya Gaadidika irahagurutse yambaye ubururu yerekeje i Kigali mu Rwanda igiye gukina n'ikipe ya APR ni ikipe ikomeye hano mu gihugu cya Somalia ekipe ya Gasogi United ejo KNC yatubwiye ko buryo wa mutoza witwa Carolina cyari igihuha okay wait inshuti za Lorenzo Info how are you mumeze neza ndizera ko mukomeje kugubwa neza twumvira munaturebera hose nyine abadukurikira bari hanze y'u Rwanda turabakunda cyane turabasuhuza ariko harabo twaburanye rwose harabo twaburanye ataramo bange rwose harabo twaburanye se mwabaye iki byagenze bite ariko mwese ndabasuhuza muri rusange ndetse kandi n'abari mu Rwanda upfa kuba wumva ikinyarwanda ukumva video zacu niyo utumva ikinyarwanda nyina ncanga amakaro k'agataliyani buongiorno come stai bene grazie mille tuntu nkutwo ngakubita amakaro k'agafaransa gake gake est-ce que ça va très bien merci beaucoup tuntu nkutwo bivuze ngo niyo utumva ikinyarwanda ushobora kuryoherwa na video yacu kuri Lorenzo Info murabona ko nzanye imbaraga nyinshi energy pa champion igiye gutangira ku munsi w'ejo mana y'u Rwanda amakipe yatangiye kurekura ama flyers bamaze match zabo mukura baragira bati ejo witwa Eritatu azoza amaso bagiye guhera ku muturanyi Rayon Sport baratangira ku munsi w'ejo League Rwanda Premier League ku nshuro ya mbere Rayon Sport na Gasogi Rayon Sport rimina tujomba mu tuntu tw'udufoto ndebye cya MUGADAM kiri mu myitozo mana y'u Rwanda we Id Abakar MUGADAM umunyasudani ari mu myitozo ameze neza ndetse cyane Rayon Sport iriteguye yamaze kubona umutoza wungirije yes yamaze kubona undi mutoza wungirije avuye muri Mauritania Rayon Sport ni kuvana abatoza hano yavanye amafaranga tuzahigaho neza turebe mutoza wungirije avuye muri Mauritania uw'imbaraga wongera imbaraga abakinnyi yavuye muri South Africa mutoza mukuru yavuye muri Tunisia abakinnyi bari kuva imihanda yose muri za Sudani n'ahandi yagiye atandukanye Rayon Sport amafaranga wayakuye ko ari menshi marabona ya miliyari nababwiraga ngira ngo Amerika tubwo yatangiraga nababwiraga nti Rayon Sport izasa nkaho ari nshya you know why nababwiraga ngo Rayon Sport izatangira saison donc izatangira pre-season nibura ifite miliyari muteranya amafaranga nagiye mbabwira kwesa collections ibifaranga FNY ibifaranga zillionaires ibifaranga abandi ni bande harya Chop Life ibifaranga ngo haracyariho na gahunda ngo za visit Rwanda tembera Rwanda ibifaranga ntabwo biraba ariko bigiye kuba Rayon Sport urabona ko vraiment mu myaka 10 ishize ibi ngiye kubivuga ndi serie ndi bold mu myaka 10 nibura ishize n'ubwa mbere Rayon Sport igiye kwinjira muri saison iri ready yiteguye umugiye guhita mutangira guprotestinga Lorenzo urumureyo Lorenzo ukunda Rayon Sport kandi ukunda Rayon Sport wanga APR muvuga ibyo mushaka nta kibazo icyo nzi cyo nizeye nuko I'm talking facts Rayon Sport igiye gutangira saison yaraguza abakinnyi yavuye ku isoko neza Rayon Sport nta mukinnyi ntizanye ifite ariko uziko Rayon Sport yigeze kujya gutera muri APR umukinnyi ku bwa Sadat yagiye muri APR avuga ati mwadutije Sugira yari yarashize he was a finished footballer ntabwo yawuhamyaga
Rayon Sport yageze ahantu ijya gutira umukinnyi muri APR ijya gutirayo Ernest Sugira. Urumva aho muvuye mu myaka mike ishize, Rayon Sport igiye gutangira saison, man yarasinyisha abakinnyi byararangiye buri mwanya ni buri fite abakinnyi babiri beza bashobora kuwukinaho neza, ahubwo bikihangayikishije no kuvuga ngo kugira ngo tugabanye payroll abakinnyi dufite tutagikeneye turabufloadinga gute, turabatiza he, turabohereza he, habitwa ba master n'abakinnyi benshi ba petit score, agakinnyi kitwa petit score ka muri kiturakazi kitwa petit score harakana bise petit score. Rayon Sport igiye gutangira sizimeze neza. APR Football Club irakina na Gadika CAF Champions League, mani kuri wa gatandatu ibicura amaze kumena hanze. Ejo bari nabwiraga amazina y'abakinnyi APR FC izakoresha, nabwiye ku munsi w'ejo, nabonye mwana bikunze cyane uburyo nabwiye amazina y'abakinnyi APR FC izakoresha. Na mwabikunze cyane, mbikunda mwabikunze kuriya, mbikunda mwabikunze muri buriya buryo buriya, mbikunda kuriya kabisa, mwarabikunze. APR nagiye kujya mu mikino yayo yiteguye. Reka mbere yo makuru mbyinjiremo, let's jump into it. Ekipe ya Mukura iritegura umunsi wa mbere wa shampiyona. Iyo bita MVC yakoze flyer iriho Jaberi ya celebration gutya, yari bikozwe muri shooting agira atya, bivuze ngo azabimariramo. Hariho uwo bita Hinzingabo Fisto yifasha atya, hariho uwo bita Muvandimwe Jean Marie Vianney celebration murayizi gutya. Mukurumva ibintu bandika batangiye kwigamba, bakunzi ba MVC shampiyona iri ku meza yacu, muze dutangire urugendo rwo kwegukana. Ariko mane ubu Mukura irumva yatwara igikombe cya shampiyona. Kanya gato umuntu bita Chitahoza ambwira, ayengisha ambwira ati kuki muvuga amakipe amwe, kuki muvuga APR na Rayon Sport gusa, Chita isi Mukura se sintangiye kwitatamura. Afana bamukuraho muri hose ku isi ndabizi muri benshi. Amakuru avuga muri Muhazi United urangoye cyangwa Gasogi United urangoye pe. Gasogi ndayigeramo kubera ko izakina na Rayon Sport. Bati duhereye ku muturanyi Amagaju, donc Mukura ngo itangira urugendo rwo gutwara igikombe. Umva ko Gatera Edimo yavuze, ndabizi no wanditse ibingibi. Gatera Edimo, how dare you, ubitinyuka ute? This is abomination. Like, who are you fooling? Like, urimo urabeshya nde? Umva ibintu Gatera Edimo yanditse. Iyi ni Mukura fugura amakipe yatangiye kwitunatuna yose. Abakunzi ba MVC shampiyona iri ku meza yacu, muze dutangire urugendo rwo kwiyegukana. Duhereye ku ngo rwo kugira utariko rwo kwiyegukana, duhereye ku muturanyi Amagaju yo mu Bufundu, Jabel Fiston Muvandimwe Elitatu Bukuru Sebwato n'abandi biteguye kubogereza amaso. Edimo Gatera Edimo yatangiye ati Mukura twaje, hunga twaje. Gatera Edimo urakabya cyane. Iyo rero ni Mukura iriteguye pe, kandi koko mwarayibonye. Mukura mwarayibonye yanize APR Huye bakizwa na Mbuga, mwabonye ko Mukura na ekipe ritari cyane. Uyu Elitatu bavuze, hari amakuru twabwiye ko yifuzwa n'ikipe ya Police FC, baramuganirije ekipe ya Mukura. Uwitwa Musoni Prota avuga ko kugira ngo barekure uwitwa Elitatu bagomba guhabwa miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda, hejuru ya miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri kontra bikayivuga ngo turongeramo akantu kitwa selling on fee, niko babyitara reselling on fee. Nabwo sinzi iyo terimo niba yivuga gutyo, ariko icyo bishatse kuvuga no kuvuga ngo tubahaye Elitatu, nimo mugurisha mu myaka 5 iri imbere ku mafaranga muzamugurisha muzaduhaho 10%. Bayivuze iki? Elitatu n'umwana mutoya, n'umukinnyi uri promising. Ibaza umukinnyi wari watumijweho n'ikipe ya Paderborn yo mu gihugu cy'Ubudage mu cyiciro cya kabiri, yagiye gukora test. N'umukinnyi mwiza ukiri muto, wenda ikintu nta mbona akeneye ku improving niba byashoboka n'umubiri.
afite umubiri muto cyane, he's too slim. Burya umukinnyi afite umubiri muto cyane hari desavantage bimuhaye. Murebye nk'abana bakina muri za Arsenal nk'uyu mwana witwa Fabio Vieira, technically azi umupira ariko uriya mubiri nyine uramujena. Abankinzi ngabo Fisto byatumye haraho batagera kubera umubiri nyine. Umubiri muri football y'iki gihe nyine ufite umubiri munini mu kuntu hari kuntu bikwavantage. Ntwite umwira ngo Messi se ko yari mugufi ngo ko yabigeze nyine ba Messi se babari bangahe. Nyine iyo ufite umubiri munini kurushaho, ufite size, ufite weight, nyine hari ukuntu bikwavantage. Asitumwe abakinnyi batahizamu ku mu defenseur iyo anonotse bari sawa, ariko umwataka iyo ari munini mu kuntu biba ari sawa cyane kubera ko amukorera amakosa. Abafite nyine volume nini cyane. Elitatu rero nguko. Iyi rero ni polisi yipimaga. Kumbe itangiye kushora ibiganiro muri ekipe ya Mukura, uwitwa Musoni Prote yabwiye abayobozi ba Police FC ati nubwo mwipima kuri Elitatu twamaze kugirana ibiganiro n'ikipe ya APR Football Club. APR Football Club nayo yari gishaka uburyo ari kura abakinnyi hamwe namwe arabitaramonera aho bagomba gukina. Bakavuga batereka tujye ku isoko tugura abanyamahanga, nitubona hari gisigaye muri budget dushobora kumvikana tukamufata. Hanyuma kaza gakuriramo hano akina, tukamugereza kumuha game time. Hanyuma yazabona equipe hanze itanga amafaranga menshi tukazabaho pourcentage. Ariko kuri Elitatu n'abamugira inama ko atari ngombwa ko ajya muri APR kubera ko yaba APR yaba Police FC nubwo ari umukinnyi w'umuhanga ubona ukiri muto nyine, ayo makipe yombi ntabwo Elitatu yabanzamo. Bara no muri Police ntabwo Elitatu yabanzamo. Si rutayizamu no muwinga. Muri Police FC abakina imbere ni Muhajiri, abari ku ruhande ahengetse ntiwamwicaza ntibishoboka. Hakazamo uwo bita Savio baguze na Cukuma, none bakajyana rutayizamu Taichi. Urumva nyine Elitatu ntabwo yabanza muri Police, keretse ari guhatiriza nyine nko kugira ngo nyine bamusunike, ariko ntabwo adizavinga kubanzamo muri Police. Muri ekipe ya APR ntabwo byashoboka. Ntabwo umwana ungana kuri yakina bamukinisha muri champion challenge biba bigoye. Byaba ari pressure iri hejuru nyine bigatuma n'umuntu adatera imbere. Ntabwo rero yajya muri ayo makipe ngo abone game time. Kandi kugira ngo ekipe yo hanze ikubone igufate nuko ubukina uri consistent, ufite amaguru akomeye, ukina wirukanga mu kibuga umunsi ku wundi. Uyu Elitatu rero amahirwe menshi nuko azaguma muri ekipe ya Mukura. In fact ashobora kuzaguma kugeza igihe azagira hanze, kuko nibara ni Mukura ikina Premier Division, ekipe competing ikagera mu mademi finale y'igikombe cy'amahoro, champion biri hafi aho, ifite umutoza mwiza ashobora kumudevelopinga, ifite MD wayo Musoni Prote akazi kake kambere no kugurisha abakinnyi, ashobora kumushakira connection haba muri Afrika no hanze. Donc ari ahantu heza kurusha handi hose yajya. Ndavuga rero Elitatu. Ekipe ya Mukura nibyo nyivuyemo. Ntabwo ndi buyatinde baya makipe abantu barimo ntabwo ari cita gusa barimo kumbwira abantu benshi bati rwose Lorenzo jye uvuga ndi makipe. Subuga Sogi nayivugaho iki? Nayivuga ndi kuvuga kuri match day. Wayivugaho iki se? Babwira amakuru ya Carolina wa mutoza KNC yaduteguzaga. Ekipe ya Gasogi United ejo KNC yatubwiye ko buryo wa mutoza witwa Carolina cyari igihuha. Okay, wait. Ntabwo ari igihuha kubera ko atazaza, ariko ni igihuha kubera ko siwe mutoza haza abo mutoza nyine. KNC ejo yatubwiye ko umutoza mukuru wa Gasogi ari Kirasa Ale yungirijwe na Sasha. Yes, Kirasa Ale yungirijwe na Sasha. Carolina ngira ngo wamubajije ikibazo cya Carolina ni Rabin, niba nibuka neza Rabin wo kwisango. Carolina ngo azaza aracyari ku masomo yo gushaka lisanse ya nyuma iyo bita UEFA Pro. Yarasanzwe afite UEFA A. Iyo bibagita nyine advanced. Ngo ari gushaka UEFA Pro aracyari ku masomo, namara kwibona ngo azaza. Ariko ngo azaza ro gutwikira Gasogi bivuze mu mvugo mushobora kumva. Kubera ko umuntu ushobora kubagira inama mu byerekeye no kudevelopinga club, no kugira etiquette nka equipe ifite umutoza w'umugore kandi ari equipe y'abagabo mu gihugu nyine kimaka iterambere ry'umugore. Murumva sanse KNC bashaka kujyanamwe ibintu
abashaka yini ikintu kiri unique kiratuma nyine Gasogi umujyi wa Kigali ujya kuma amafaranga ngo yamuhe wishimye cyane ko umujyi wa Kigali ubone we main sponsor wa Gasogi yatubwiye ko azakoresha budget ya $360 ntabwo ari menshi cyane ariko nayo kuri ambitions za Gasogi hanyuma igikombe KNC avuga igikombe abayikinira ntabwo equipe ifite budget ya $300 ntabwo yatwara igikombe ishobora gutungurana bigakunda ariko bya bitunguranye ntabwo wagira mission z'igikombe ukoresha $300 ntabwo bishoboka na Trump ejo aronshinga abakinyi ba Musanze yaravuze ngo intego ni igikombe ngo kibi cy'amahoro ariko tugitware nayo budget ni $300 Musanze FC biragoye rero biragoye rwose aya makipe ntabwo ari amakipe bikombe na amakipe kuryohereza abantu no guhahiramo nka KNC urumva ni business ye ni mu mujyi wa Kigali mu amafaranga ejo bundi azakomanga wenda muri RDB amuha amafaranga niba ari guteza imbere umugore anyuze mu guharinga umutoza w'umugore no gupromotinga nyine gender ashobora kuzajya muri ministeri y'umuryango ugasanga amukubisa amafaranga akajya muri Menaroke bakamukubita udufaranga ibintu bikagenda neza ni byiza ni initiative nziza urumva deja KNC afite kunatekereza one step ahead teka ryose abantu benshi b'abanyamupira hano mu Rwanda basiga mu bitekerezo arabasiga afite ukuntu nyine bagenda imbere mu bitekerezo ndamutse ngiye muri detail nkabwira nk'uryo yateguye match ya Rayon dispositif bintu kuzo bizameze kuri stade amashop yo gura ibintu bitandukanye bakumva ibintu bya danger KNC atekereza ibintu byinshi nyine by'ubucuruzi ni detail nyinshi cyane n'umuhanga pe KNC n'umuhanga ngira ngo mbivuze wenda nateza amagashya ari mu yandi ma club ariko KNC ashobora kuba ari we nabandi nabanyabwenge ashobora kuba ari we president w'ikipe hano mu Rwanda w'umunyabwenge kurusha abandi nabandi nabanyabwenge nabwo president wa club utari umunyabwenge ariko ashobora kuba ari wa mbere nyine abandi bagakurikira bamwita Kakoza nkuriza Charles iyo Gasogi rero ntanguca kwitindamo ariko ifitanye umukino n'ikipe ya Rayon Sport yiteguye gute umunsi w'ejo mani Rayon Sport mbere na mbere mbabwire ko habayemo impinduka zitaraba official mu myanya imwe n'imwe y'ubuyobozi bw'iyi kipe murabizi ko umuvugizi wa Rayon Sport Jean Paul Nkurunziza yarasezeye yatangaje ko yasezeye ngira ngo ejo ariko yabitangaje yarageze muri Canada yari yaragiye Jean Paul agiye gutura muri Canada ntabwo yajyanye n'umuryango ariko hagogo yarasigaye ariko buri azamusangayo Jean Paul urumva yaragiye yari umuvugizi wa Rayon Sport mu myaka inishize ariko yatangiye kuyikoramo hashize imyaka 7 ayibamo urumva yaramaze kuba nyine nawe ikirango kinini cya Rayon Sport wabonaga Jean Paul ukabona Rayon Sport pe honestly ejo bundi bagize gutya bangaje umuntu bita Ngabo Robeni yari umunyamakuru kuri Radio 1 bamuvanayo bamujyana muri Rayon Sport bamuha amafaranga meza bamuha amafaranga meza improved salary par rapport y'ibyo wenda yabonaga mu itangazamakuru yigomwa mikora kunda ajya muri Rayon Sport mikoro ibamo ariko nakamikoro gatoya nyine cyane kubera ko ntabwo akora buri munsi ariko kuri mikoro byo gutangaza ntabwo ari buri munsi atangaza mu nyandiko kuri social media za Rayon Sport ariko kuri mikoro ya radio urumva ye wayikozeho Robin akunda kuvuga akunda mikoro ya radio pe yari addicted kuri mikoro ya radio Ngabo Robin ubu nameze nk'abakinnyi bari kuva i Burayi bakajya muri Arabia Saudite Ngabo Robin ubu ntabwo yaseka ba Fabinho na Wangoro Kante bari kujya muri Arabia Saudite kuko nawe niho yagiye muri Arabia Saudite ugakurikira amafaranga ugasiga ikintu akundaga kurusha ibindi ariko nundi ugikunda kujya kizaguha amafaranga like ibyo ni Intare Region naganiraga nuko nganira nyine bamuye amafaranga rero ava kuri Radio 1 ajya muri Rayon Sport numukozi uhoraho yarasanzwe ashinzwe ngira ngo yari icyubundi yarashinzwe yari digital media and comms bayivuze ngo nyine abashinzwe digital media digital nyine nitangazamakuru rya equipe kuri internet nibyo biri digital ntago ari umuvugizi ujya ku maradiyo akajya mu interview akagira utariko we kwandika kuri website kwandika kuri Twitter kuri Instagram kuri TikTok posting tu video kuri TikTok ibintu nk'ibyo gukoresha amashot interviews abakinnyi abatoza ibintu nk'ibyo nyine
kandi abikora neza excellent. Ntekereza ko no muri uyu mupira w'u Rwanda ubu Rayon Sport ifite digital communication ya mbere yini iri hejuru top notch, biri ku rwego rw'abanyaburayi. Oya APR biri hasi kandi honestly nta bakozi babyifite nyine. APR ifite umufotographer gusa yitwa Hardy, amafoto aracyari make, ikagira n'umuvugizi nyine ntago ari umuvugizi navuga ariko nayo n'ushinzwe bya communication yitwa Tony Kabanda, ntabwo abikora neza nk'abangabo, ntabwo nyine kumbwira ko abikora neza kugira ngo yishime, ntabwo abikora neza mu bintu nge nk'umunyamakuru nenga APR ntabwo ari byinshi, ariko irimo iragerageza no kubyimprovinga bari kurira kuri Twitter za APR, imbuga nkoranyambaga urabona ko harimo touch y'umuntu wenda nshakana namubabwira urimo kubafasha. Urabona ko byatangiranye n'isezo nyuma y'uko Rayon Sport bikoze nayo kugenda igerageza vraiment, urabona baravuga ko bafite imyitozo, bakavuga ko bakoze imyitozo, bagatangaza amafoto, barimo baragerageza kubikora neza. Oya APR ntabwo ibaho, bazabyita umunsi w'igitinyira ariko turacyabitegereje. Iyo babikora babyisa APR babiganye Rayon Sport, kandi ntabwo abafana ba APR ntabwo nabo babikunda. APR ntabwo ikunda gukora ikintu yiganye undi muntu, isashaka kundi kuntu ibyita uburyo ikoramo presentation y'abakinnyi, uburyo ino nshinga sezo yabo, ariko sema ko byitwa APR Day. Ya bafite ukuntu bazabyaranje wenda igihe n'ikigeri byo Intare Guillaume kitarandangaje, ntabwo ari ingingo narindiho. Ingingo narindiho ni ya digital comms. APR ubundi yari Tony Kabanda ni ushinzwe imbuga nkoranyambaga za APR, ariko touch turi kubonaho muri iki gihe ntabwo ari iye. Biriya bintu muri kubona APR kwandika mu cyongereza, akababwira nka post yeruka kuri Twitter ya APR, abafana mujye munasoma menye n'ababakoreye ibintu mu bari credits. Umuntu urimo kubibakorera ntabwo ari umukozi wa APR, wenda bishobora kuzarangira abaye umukozi wa APR, ariko afite n'akazi keza. Umva nka post heruka: get your tickets now for the highly anticipated CAF Champions League preliminary round first leg showdown against the GAADIIDKA Football Club. Don't miss out on this exciting match. See the details in the banner below and secure your spot today. Bari gukangurira abafana kugura amatike kuri match ya GAADIIDKA, nanabibabwire nyine ngo nabigezeho. General itike ya make atwikiriye ni 2, atwikiriye ni 5, VIP ni 10, VVIP ni 20. Bwafana mutangire mugura amatike nyine. Izi post muri kubona post zirimo amafoto meza n'ibiki byose, izi caption ziri gukorwa n'uwitwa n'umufana wa APR ukomeye cyane uyikunda pe. Uyu rero bamwita Ethan Tashobia, bamuzi? Ethan Tashobia ni umufana wa APR wisiga amarangi, ntabwo agikora muri RBA, yabaye umukozi wa RBA. Rwandeya iramutwara bakora muri Rwandeya, harya buriya byita Rwanda Airports, ngira ngo babyita Rwanda Airports Company, ngira ngo ni maho ngaho. Urumva rero afite akazi keza cyane, akazi kamuvanye muri RBA na akazi keza kurushaho. Nubwo umunyamakuru burya kumbura mikoro ye, ariko agomba kuba akorera amafaranga meza. Sinekereza ko umuntu nk'uyu APR yamuha akazi wenda ngo imuvane mu nshingano zindakora nazo nukorera igihugu, kandi agakora neza nako, kandi ashobora kwahembwa amafaranga menshi. Uyu rero icyo we abafasha nk'umukunzi wa APR, ngira ngo nukwandika caption akayohereza umutaramu bita Tony Kabanda, agapestinga kuri Twitter cyangwa se akawenda akamuha nawe credentials ku buryo avuga ati mpa amafoto posting. Urumva gukolaboratinga neza, ukabona ko post za APR ziraryoshye pe, zimeze neza mu cyongereza cyiza. Nubwo ari abafana wenda badakunda icyongereza batanacyumva, ariko nibura nyine mu rurimi ruri standard ushobora kutabona kutumva icyongereza ariko ukabona amafoto. Ntabwo ari gusuzugura abafana, winyobye. Ikipe rero ya APR Football Club urumva iri kwitegura GAADIIDKA, irimo kubikorwa nyine kuri media ya Rayon. Ndacyabiriho nababwira n'inshingano za Ngabo Robben, bamupromotinza mwongeza umushahara n'inshingano, baha akazi n'undi mukozi nawe munyamakuru. Ibyo nibyo ngiye kubabwira. Kubera ko ngomaje rero kuri APR mbonye GAADIIDKA yamaze yahagurutse i Mogadishu uyu munsi, yamaze guhaguruka i Mogadishu
ije Kigali Gadidika ije Kigali yarakerewe yatinze kuza ngo yagize imbogamizi yabuze amafaranga ni ikipe rwose ngo ikennye yabuze amafaranga yo kuza hakiri kare babanje ba fundraising n'igihugu kibatera inkunga urumva ekipe izakina kwa gatandatu turi kwa kane nibwo guhaguruka ishobora kugera mu Rwanda wenda Somalia nta flight iva Somalia izi Kigali bashobora guca nkaza muri Ethiopia bakongera bagahaguruka nanone urwo rugendo burya rwo kuhagarara ukongera ugahaguruka yabigoye ishobora kugera mu Rwanda nk'ejo cyangwa se muri iri joro nko mu gicuku urumva zafite umunsi wo kwitegura kwa gatanu gusa deja ntabwo bihagije nyine ekipe ya Gadidika yahagurutse nyuma ndareba video kabisa bakinyavuga uburyo intego bafite ni cyarabo umva Gadidika ni umunyamakuru muri Somalia okay reka masobanure ngewe numva icyarabo bagwe icyo umunyamakuru ari kuvuga ye kubasemurira direct tubahaye ikaze kuri Azuru TV turi ku kibuga cy'indege cya Mogadishu ekipe ya Gadidika irahagurutse yambaye ubururu yerekeje Kigali mu Rwanda igiye gukina n'ikipe ya APR ni ikipe ikomeye hano mu gihugu cya Somalia ndetse ku mukino wo kwishyura ntabwo izagaruka muri Somalia ngo nawe izawukinira mu Rwanda reka tubaze abafana ba Gadidika batubwire uko biyumva ndetse n'icyo biteze kuri iyi kipe ibi ngibi iyo mbivuze aba Lorenzo uriyemera Lorenzo ntabwo abuze izindi ndimi zose cyo mvuze atavuze n'iki se ndi mubi cyane nteye n'ubwoba ndanakabije iyo mbakubise akantu nk'aka Lorenzo ntandi muzi Lorenzo ubucyatsa ngeze ni Jado Max ni Faustinho kini cyarabumani umuntu aba yitoza yindi ndimi akazivuga Irone ekipe ya Gadidika iraje kabisa yahagurutse bagurutse bambaye jezi yabo y'ubururu nziza cyane n'abasore basa neza abanyasomalia murabyumva urumva ya Gadidika rero urumva iraje kabisa ahubwo ndi kubona umunyamakuru urimo kuripotinga ngo baje kwitegura umukino ngo bazakinamo na APR ngo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha ntabwo barayimenya neza ibintu byose nyine hari abantu bavuga ko umukino ushobora kuba wimuwe ariko ntabwo umukino wa APR wimuwe umukino wa APR uzaba kuwa gatandatu ntabwo wimuwe kabisa ahubwo nyine baje kwitegura umukino wo mu cyumweru gitari ko nyine baje gukina uyu banitegura nyine wa next week ubwo rero nuko bihagaze Gadidika yaje reka memvuye kuri APR gato garuka kuri Rayon Sport nababwiraga iby'abangabo Robeni na media team yabo nyine urumva Faustinho ariko nge Faustinho se singiye kumuvugaho nyine ngabo Robeni na Faustinho nkaho utumye mena umuceri ntarawugeraho ngabo Robeni yazamuwe mu nshingano ngabo Robeni umungubu aragumana ibyo yakoraga bigumane inshingano ze n'ubundi ni digital communications and social media manager ibintu byose nk'ibyo ni uzajya n'ubundi ubikora ko afite iyo touch abafatanye na Derife amuha amafoto n'amavideo ngabo Robeni akavundereza agakora ama caption ngabo Robeni rero umwanya aragumana hiyongeraho no kuba umuvugizi wa Rayon Sport noneho tumutumira kuri radio azavugira Rayon Sport azabemere gutangaza amakuru ya Rayon nyine nk'umuvugizi nanone urumva ni inshingano zagutse noneho kurushaho bravo kuri promotion ubwo ni usimbuye Jean Paul ariko agumana n'izindi inshingano yari afite ubwo no kugasarira rero hari akantu kagomba kwiyongeraho gake ariko impamvu atagomba kwiyongeraho byinshi bishobora no kutiyongeraho nuko bagomba guhita bangaje abandi bakozi babiri uwitwa Bob yafatanyaga na ngabo Robeni kogeza umupira kuri Rayon TV no gukora ibiganiro kuri Rayon TV kogeza umupira kuri ya TV yabo no gukora ibiganiro nyine ibi rero byahindutse nuvuga ngabo Robeni yakora akazi kenshi ntabwo azongera kujya muri ibyo by'ibiganiro kenshi bizajya bikorwa n'umunyamakuru ngiye kuvuga bahaye akazi muri Rayon Sport rwo kuva ku gitangazamakuru yakoreraga yitwa Faustinho simbigarukaho yari umunyamakuru main wa Ishusho TV amakuru navanye muri Rayon Sport rero nubwo itaritangaza bivugwa ko uyu ni umwanya wagomba guhabwa either Faustinho simbigarukaho no bita
Nibizi wo kuri Fine FM n'abanyamakuru bakunda Rayon Sport cyane. Uyu mwanya rero bahisemo kuha uwo bitanga Robeni, kwa ngo Robeni ni inshuti ya Faustinho, abantu bakorana bya hafi na hafi, kandi ikindi Faustinho zikogeza umupira, n'umukunzi wa Rayon Sport zikwihypinga nyine. Mwabonye ko nejo bundi kuri Rayon Day yari official MC kuri Rayon Day, kandi babikoze neza cyane na Ngabo Robeni. Uyu Faustinho rero urumva deja hagiye Jean Paul nkuru nziza, umushahara we wenda ni province mwiza kurushaho, kora ko bigomba kugendana n'igihe kontra Jean Paul yarafite, ntabwo ariyo baha Faustinho kameme, kubera ko Faustinho nyine we agiye kwisinya mu gihe turimo cy'ubu nyine. Numva nka kontra wasinye muri 2005 se, wenda mu gihe wenda niba wenda ari ya burundu bavuze ngo tuyisese tukongere dukora indi, amafaranga yakwikura inshuro nyinshi. Agomba kubara amafaranga rutayo Jean Paul yahembwaga, taruko wenda zakora inshingano ziruta izo yakoraga, ariko kubera ko nyine bigeranye n'igihe tugezemo nyine n'amafaranga wenda nawe yigomwe kuri Ishusho TV bamuhembaga neza, bamuhembaga amafaranga meza. Rayon TV ragomba kuba agiye guhembwa n'amafaranga meza, ariko gukorera his dream, his boyhood club, kipe yakunza cy'umwana muto cyane, agomba ashobora no kwakira amafaranga makeya pale yakoraga ku Ishusho TV. Azaba ashinzwe ikero Faustinho. Mugenzi Faustinho akunda kwita Faustinho azaba ashinzwe kogeza umupira kuri chaîne za Rayon TV no gukora ibiganiro kuri nibyo wenda bisaba ko hakenerwa umuhemu Rayon Sport birimo akazajya bikora. Urumva nakazi gakomeye. Urumva deja inshingano za Ngabo Robeni yakoraga zitarize atakwiye kubakora, Faustinho azifata nyine. Azajya akorana rero na Bobo mwa muramuzi. Bobo ni inshuti yanjye turasangira cyane, ariko nta mazina yenzi rwose, nzi ko yitwa Bobo mwa gusa. Andi mazina ubwawe yazi ni umupampi wa Rugangurwa, niwe wenda waba uyazi. Umuntu umva ikiganiro aza amazina ya nyayo ya Bobo kuri Instagram yitwa Bobo24, ariko akanitwa Bobo mwa nyine mwa by'abakobwa mwa, shaka kuba akunda abakobwa cyane. Bobo mwa niko yitwa. Uyu Bobo rero, yes, uyu Bobo azaba rero ariko commentator, azaba donc afasha Faustinho kogeza umupira. Igihe Ngabo Robeni yazaga, kubera kumva saleri payroll yari zamutse, Ngabo Robeni yongera kuri muvugizi Jean Paul ataragenda, burya nabonye amakuru ngo kontra ya Bobo bari barihagaritse, yari yaravuye kuri payroll. Ariko umwana w'umuhungu kwikundira rero cyane arakomeza arayikorera pe, yayikoreye muri iminsi rwose atari kuri payroll, ni wowe ugeze umupira nyine. Urumva ko rero kuba Jean Paul agiye bashobora guha amafaranga Faustinho, bakagira noneho n'uburyo bahana amafaranga Bobo mwa akagira kontra noneho ivuguruye, kubera ko yarayifite basa n'abayagaritse, ariko ntabwo bitinze bahise bongera kumugarura noneho kuri kontra yiwe. Iyo rero ni Rayon Sport. Murumva ko timu yabo ya media vraiment irakomeye pe. Faustinho simbigarukaho, umuvugizi Ngabo Robeni, hakabamo na cya Bobo mwa, vraiment ni timu ya media nyine yubakitse. Navuze ibintu byinshi ntagomba kwibandaho cyane, reka nsoze mbabwira uburyo Rayon Sport yiteguye Gasogi ku munsi w'ejo. Myitozo ya mu gitondo yagaragaje iki? Gasogi niyo yiteguye ko nizakira umukino. Kubera iki sari izakira umukino? Izawakira, ariko na Rayon Sport yiteguye nyine. Gasogi nizakira ariko bariteguye. Gasogi kukiri kwivuga cyane, bashaka kuba inshuti na KNC. Tambwira ko ufite ikarita kwemerera ko utambwira ko uri umukozi wa Gasogi. What? Kofi ya KNC rwose. Yado umunyamwuga by'amakofi byamo bimvaniro handi. Mbere yuko mbabwira ko Rayon Sport yiteguye, mbonye agakoti ka k'ibintu Haruna Niyonzima yatangaje ngo yapfuye, yabwiraga Radio DC ngo icyo yapfuye n'umutoza Carlos Arosfera, umutoza ikipe y'igihugu. Umva icyo yavuze ngo nabonye abakinnyi dufite batarabanza mu ikipe y'igihugu n'imikino 3, kandi bagombaga gutangira uwo mukino wa Ethiopia, wa mukino wa CHAN. Ndebye na barutayizamu dufite, mbaza umutoza Fera nti
nubwo atameze neza urayibona ute Jacques Tuyisenge abanje mu kibuga? Jacques Tuyisenge aransubiza ngo sinkunda umuntu umwira. Urumva aramukasa. Haruna ati nta kindi azi twapfuye. Urumva Haruna ikintu yapfuye ngo n'umutoza w'ikipe y'igihugu akareka no kumuhamagara. Haruna akina muri Libya. Nyine ngo nuko yamubwiye ko yahamagara Jacques Tuyisenge muri bukadukarifiya Chan. Turi gushaka qualification ya Chan. Hagera ngo twakiniye na Ethiopia, nibwo Ethiopia dusezereye. Ya. Icyo gihe numva nta bataka twe dufite nyine bakomeye. Kandi Jacques Tuyisenge yakinaga muri AS Kigali. Yari muri AS Kigali. Nibyo? Yes, yari muri AS Kigali. Numva aramubwira ati wahamagaye Jacques Tuyisenge akayobora bari abahungu ko ashobora gutanga umusaruro kurushaho ngo nicyo bapfuye. Mbonye abantu barimo kubisharinga babikotinze babivugiye kuri Radio 10. Hano niyo nzima nyine fundi wa soka. Rayon Sport rero rutahizamu mushya yitwa APR MUGADAM. Twabwiye uburyo yaje ejo ntabwo yakoze imyitozo ariko uyu munsi yakoze imyitozo. Uyu MUGADAM rero uyu munyasudani wavuye muri ekipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Sudani yazanwe n'umutoza wa Rayon Sport Zerifani. Mana abakinnyi benshi bari guturuka hanze muri iki gihe bakaza mu Rwanda ntabwo ariko bafite fitness, ariko uyu MUGADAM murebye no ku mafoto ye APR MUGADAM man ari fiti pe, umubiri wumutse ari fiti no mu kibuga kandi ngo ari match fit. Uyu MUGADAM rero nta gihindutse, azabanza n'ibyangombwa bye byose biruzuye, azabanzamo kuri match ya Gasogi ndetse amakuru nakuye ndani nuko MUGADAM azayobora ubusatirizi Charles Bare ku ruhande rw'ibumoso. Urumva iburyo hari bita Joachim Ojera, Haji azarya bench, Youssef azarya bench. Umva Rayon Sport icyo bita squad death. Urumva iyo squad death yari imbere birakaze cyane. Youssef na Haji nka forum ariho azarya bench niko nameze neza, ariko umutosha gutungurana akamukinisha, ariko byitezwe ko azicara hagati mu kibuga. Umutoza ari gutegura mediane ikomeye cyane, byitezwe ko ngo ntabwo bafitiye Gasogi ku buryo yakinisha abakaseri babiri. Ekipe yatinye pressinga amanuramo ngo azajya amanuramo Gasongo, Ngendahimana Eric na Majaliwa imbere yabo gato Ruvumbu, ariko ngo ya match itamuteye ubwo akeneye kuyobora umukino ni umukaseri umwe witwa Majaliwa Aruna Musa, imbere ye Ruvumbu na mvuye kure Emmanuel Murundi bita Manu. Mediane nyerera gutya banyereza umupira, mediane ifite fluidité ya mediane ya Gundogan na Kevin De Bruyne, nyuma yabo hari Rodriguez. Ya mediane ya Baris irimo Pedri, you know, ya mediane nyine nyerera, ya mediane Arsenal ishobora kubirimo nka Kai Havertz na Odegaard, you understand, nyine inyerera kabisa. Ariko kuri match nkiza ashaka kuyobora kabisa ewan mediane nk'inyerera ntago azajya afunga. Aba defenseur babiri bari gutegura kubanza mu kibuga, Rwatu bya Abdul nk'ibisanzwe na Mitima impande niga nijuru. Serumugwa azicara, Serumugwa ekipe yose ifite abawinga beza nka Gasogi, Serumugwa azajya yicara. Ekipe idafite abawinga beza Serumugwa azajya akina kubera ko babakeneye ko azamuka, ariko ekipe ifite abawinga beza bakwahagiza Serumugwa nta kintu yakora. Ni Mucyo Junior Didi, muzamu ni Bonheur na Adolphe, ariko Bonheur we muzamu wanza mu kibuga cita Wiseka. Adolphe n'umuzamu nawe ameze neza ariko ntabwo azajya akina. Umuzamu wa mbere wa Rayon Sport bungubu ni Hategekimana Bonheur. Simon Tsamare baguze nta Kizimana Adolphe bazajya bicara. Voilà. Ngira ngo birahagije, ariko ntabwo najya nabwiye ko Rayon Sport yabonye umutoza wungirije nyine, umutoza wungirije kabisa avuye mu gihugu cya Mauritania yitwa Mohamed Wade. Bamwakiriye uyu munsi kabisa. Uyu nguyu yatoje amakipe arimo Asake Concorde ndetse nitwa FC Nouadhibou kina Champions League yo muri Mauritania irakomeye. Akaba ari mu gikoraje kungiriza umutoza Yamen Zerifani Arfani. Jya kuri YouTube ushake channel ngiye kubwira, ushake channel yitwa IP Sports TV, IPA Sports TV. Uzanshimira nyuma, hari ibiganiro by'imikino bimeze neza. Jya kuri YouTube kandi ushake
channel yitwa Isanzure gutyo gusa. Isanzure ntago Isanzure ni Isanzure. Ubita Jackson Semahoro muramwemera ku byegeranyo abikora neza cyane. Yatangiye agira ati Jackson Semahoro niko nitwa. Kora ibyegeranyo byinshi bya sport, amateka y'abaperezida b'amakipe, amateka y'abakinnyi, amateka y'amaklebe, vraiment biba biryoshye pe toshobora kwiburamo. Voilà. Reka mbashimire kandi mbifurize byiza mukomeze mugubwe neza kabisa, tuzongera dure the next time kuri Lorenzo M4. Bye bye.